Shalom shalom. Wongeye guha ikaze yo kuri Cyandeho TV. Umugisha w'Imana ukundike n'ikiganza cy'Imana kibonikeho. Ndabasuje muri mu mpande zitandukanye. Asuje abantu bari diaspora, suje abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari muri Afrika ndetse n'East Africa. Nizeye ko meze neza. Nihanganisha butameze neza yuko ejo bizamera neza kuko Uwiteka ari mu ruhande rwacu. Suje madamu wanjye, inshuti yanjye, inkoramutima yanjye, my long love, Pastor Alicia. Ikiganza cy'Imana kikubeho aho uri hose. Suje abana b'itorero, Imana ibagire neza, abakobwa n'abahungu bo mu ishengero, Imana ibiteho. Amazina ni Reverend Pastor Cedric. Tugoretse mu mwanya w'ikiganiro, mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana nziza, Mana ishobora byose, Mana nyiri ubutware n'ubushobozi, ivuga bikabategeka bigakomera, irambura ikiganza igahaza ibyaremwe byose, izina ryawe nirahabwa icyubahiro. Tugushimiye ko warinze ubwoko bwawe, wabaye mu ruhande rwacu, byo turabigushimiye. Tukweretse ibiri imbere, ukingura imiryango ku muntu wese ukurikiye kamera za Cyandeho TV n'umuntu ukurikiye kino kiganiro, akugireho umugisha nanjye ngugireho umugisha. Akanwa kanjye kavuga ibihembura umutima we, kandi akugireho umugisha nanjye ngugireho umugisha. Bisabye ngize mu izina ryawe, amen. Imana iguhe umugisha. Nongeye kugaruka rero mwanya w'amagambo ahimbura ubuzima bwawe. Hano tugiye kujya dufata imwanya tugasenga, tugashima Imana, tukavuga imirimo y'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ku cyo bita isezerano. Isezerano, abantu benshi bagendana isezerano, abantu benshi babaye kubw'isezerano, ngiye mbaye kubw'isezerano, babaye kubw'isezerano. Ngiye kubikwibutsa rero. Imana yavuganye nanjye ngo nkubwire kuri w'isezerano. Imana yavuganye nanjye nkubwire yuko ntacyo uzaba kuri w'isezerano. Umunyamasezerano ntago ajya apfa. Umunyamasezerano wamubona ababaye none ariko ukamubonera ibyishimo. Kubera iki? Hari ibintu abagendana, hari ibintu abafite muri we, hari ibintu ababanye nabyo. Igihe biba byarahereye kuza, iyo bije uratungurwa. Nituze kuva ku isezerano, hari abantu muri Bibiliya Imana yagiye ibwira ngo nzabana nawe, ivuga ngo nzakingura imiryango, ivuga ngo rega ntabwo uzapfa. Hari abantu dufite muri Bibiliya babaye mu bihe bikomeye, ariko kubera isezerano bakagira kwizera. Isezerano, mbibutse ko isezerano ritakubuza kubabara, isezerano ritakubuza gusonza, isezerano ritakubuza kurwanwa, isezerano rya kugendesha amahanga, ariko rikaza kugeza aho rizasohorera. Njye ngo isezerano, kugira ngo winjire mu isezerano hajyaho ikintu cyo bita uruhererekane, hajyaho bita inzira z'uruzitane cyangwa se inzira z'urusobe kugira ngo ugere ku isezerano. Isezerano nicyo gisobanuro cy'umuntu. Iyo umuntu afite isezerano, wamwanga, wamurwanya, ariko ntacyo wamutwara. Umuntu ufite isezerano, haleluya, umuntu ufite isezerano aba mu mubabaro igihe kirekire, ariko igihe runaka akazava mu mubabaro. Hari abantu dufite mu ibyitegerezo mu isezerano. Turibuza kwifashisha Bibiliya. Hari ikintu birivuga ku isezerano, hari ikintu birivuga ku munyamasezerano. Yewe munyamasezerano we, ngiye kukwibutsa yuko isezerano wagiranye n'Imana, Imana izarikurikirana. Kubera iki? Imana ikurikirana ijambo yavuze, ikarikurikirana ibihe ibihumbi, ikarikurikirana ibihe byose, kandi ikarindana n'uwo yarivuzeho. Umva icyo birivuga ku isezerano. Zaburi 105 umurongo w'8. Haravuze ngo yibuka isezerano ryayo iminsi yose. Yibuka isezerano rye iminsi yose. Ijambo yategetse agibuka ibihe ibihumbi. Yibuka isezerano rye ibihe byose. Ngo akurikirana ijambo yategetse ibihe ibihumbi. Nakwiye ngo tushaka kuvuga ku kintu bita isezerano. Wavutse kubw'isezerano, uriho kubw'isezerano,
iyo twinjiye muri Bibiliya hari umugabo wabayeho kubw'isezerano, Imana ikurikirana ijambo yavuze kuri we, irangije iraririnda, tuza kongera kumubona Imana yarisohoje. Nawe hari ijambo Imana yavuze ku buzima bwawe, abantu bararyumvishije, babyumva Imana ivuga, barabitegereza, bararindiriye, ariko nagira ngo nkubwire ijambo rikomeye yuko igihe Imana yavuze cy'isezerano nikigera bazaribona. Kuko ijambo ryavuze ngo Imana yibuka isezerano ryayo. Hari igihe ugera muri situwasiyo Imana ikibuka isezerano ryayo. Hari igihe ugera igihe ubona ko bikomeye Imana ikibuka isezerano ryayo. Nagira ubwiye ngo wowe umenye yuko Imana izibuka isezerano ryayo, abantu baguteye umugongo bakongera bakagaruka. Hari umugabo bita Aburahamu. Aburahamu uyu yari inshuti y'Imana. Aburahamu ngo umunsi umwe Imana imuvugaho, Imana imutekerezaho, iramubwira ngo Aburahamu haguruka uve iwanyu kwa Sotera. Nagiye nkwibutse ngo isezerano ryatuma usiga ababyeyi bawe, isezerano ryatuma wisanga ahantu utari ukwiye kwisanga wowe ubwawe, ukisanga ahantu Imana yagambiriye yuko uzisanga. Isezerano Aburahamu iramubwira ngo, Imana iramubwira ngo Aburahamu, hari ahandi hantu uzajya, hari ahandi hantu uzaba, siga so na nyoko. Isezerano rye rituma dusiga. Nagiye mbwiye ngo aho uri nta kindi cyakubesheje n'isezerano. Ibyagiye nta cyatumye bigenda ni isezerano. Abakwanze nta kindi cyatumye bakwanga ni isezerano. Abakurwanya nta gituma bakurwanya ni isezerano. Abakuvuga nabi nta gituma bakuvuga nabi ni isezerano. Kubera yuko isezerano Imana yatanze, abantu barirwanya kugira ngo ridasohora, kandi niyo ryasohoye Imana yasoje, abantu bahagurukira kubirwanya. Nagiye ubwiye ngo isezerano my friend. Abraham ava kwa Sotera aragenda, ariko Imana yamubwiye ngo nubwo ugiye nzakwereka aho uzajya. Mbibutse ko tujya ku isezerano twagenda nabi cyangwa tukagenda neza, ariko ikinzi ni uko Imana tugezaho yagambiriye kutugeza. Wisanze ahantu uyu munsi yari ahantu uribaza ngo kubera iki mari. Najya ubwira impamvu hari, ni ukubera isezerano. Isezerano ryatuma wisanga ahantu habi cyangwa ukisanga ahantu heza, ariko nyine ni isezerano. Noneho kubera ari isezerano, Imana ijya yibuka ijambo yavuze kuri twebwe. Tugeze mu bihe bikomeye ikaturindiramo, ikabanamo natwe, kubera ko dufite isezerano. Abraham Imana yamubwiye ngo genda nzabana nawe. Abraham aragenda. Abraham mbibutse ko si ukugenda gusa, nta rubyaro niyabyaraga. Yisomye ari kubwira ko Abraham yari ingumba. Abraham aragenda. Abraham ngamara imyaka 20 atarabyara. Abraham amara 70 atarabyara. Ariko Imana ikomeza kurinda ijambo yajyaga ivugana nabyo nawe ngo Abraham nzakwereka aho uzaba. Wibuke ko Imana yabwiye Abraham ngo Abraham arega uzabyara ntago uzaga muri ingumba. Abraham ageraho yiheba. Abraham atakaza ibyiringiro. Iyo dufite isezerano kenshi y'Imana yamaze kuvugana natwe, hajya tujya tugatakaza ibyiringiro. Ariko ibyiringiro ntago iyo wabitakaje ntibikura ko hari ijambo Imana yavuze. Rya jambo Imana yavuze ribaho ngaho, ukarigendana, ukaribabarana. Mbibutse ngo iryo ni isezerano. Imana ikomeza kukurinda. Mubwiye ngo Imana irinda icyo yakuvuzeho ntago igirinda umuntu, ariko ijambo ryavuze ngo Imana yibuka isezerano ryayo ibihe byose, ikaririnda imyaka 1000. Nta kindi cyatumye Abraham amara imyaka 100 atarabyara, nuko Imana yaravuze yuko ingumbi izabyara. Isezerano rirakugerageza, isezerano rirakubabaza, isezerano riragushavuza. Niyo mpamvu ushaka kugira ngo nganire n'abanyamasezerano amagambo ashyize ku mutima wanjye. Imana yavuganye n'imigira y'abanyamasezerano yuko ibyo munyuramo byose ni ukubera isezerano. Imana yavuganye ngo nawe ngo nzakugirira neza. Iyo nzakugirira neza, ujye uhumeka, Imana izakugirira neza. Arigana Imana agiye bitubwira, njye bibabwira
mfite ubuhamya, mfite témoignage, mfite icyo bita long story, mfite icyo bita imbaraga z'isezerano. Iyo Imana ikubwira ikintu wumva bitazakunda, kenshi naho ugera situation ugeramo ukabyibagirwa. Wazi ko abantu bahiga imihigo ku buzima bwawe kubera isezerano bakabyibagirwa, abandi bakabireka kubera ko hari ikintu Imana yavuze ku isezerano, irarikurikirana nyine ikaririnda. Niyo wababara, isezerano igomba kuba ari isezerano. Wari uzi ko wababara uyu muntu w'inyuma ariko isezerano rigakomeza rikabaho? Wari uzi ko uyu muntu w'inyuma bamurwanya akarira menshi, akarira amarira menshi, akagira agahinda kenshi, ariko isezerano rigakomeza rikabaho? Abrahamu ngaba mu gihe baramwanga, baramuvuga, baramuhagarika, bamuvuga nabi, bamutuka ibitutsi, bamwita ingumba, Sarayi bamwita ingumba, ariko isezerano rikomeza kuba isezerano. Mbibutse bene data banyamasezerano, ntabwo Imana izakora kuko mwiriwe mu rusengero musenga. Oya, hari ibintu Imana izakora kuko yabivuze. Mbabwire ngo naho isengero bazifunga nkuko twabibonye, burya bazifunze ku bw'isezerano. Hari abantu Imana yarapanze gusohoreza amasezerano batari mu rusengero kugira ngo batazavuga ngo byakorewe mu rusengero. Nakubwiye ngo isezerano y'Imana imaze kurivuga yipanga uburyo rizasohoramo. Abrahamu Imana imuha isezerano ko azabyara, ariko ibona ntabwo azabyarira iwabo, imuvana kwa Setera iramujyana. Dushimiye Imana yuko Imana yakuvanye iwanyu ikakujyana aho uri ubu ngubu. Hari cyakwicaje rero. Imana imaze kuvuga isezerano itegura aho rizasohorera. Yo ubwayo itegura aho rizasohorera, itegura uburyo rizarisohozamo. Ryasohora nabi mu bihe by'ibibazo cyangwa rigasohora mu bihe by'ibyishimo. Icy'ingenzi ni uko Imana ibisohoza. Hari abantu bajya bahura n'abantu, ugahura n'umuntu akakwanga, akakurwanya, waruzi impamvu. Isezerano itumye umuntu akwanga, isezerano itumye umuntu aguhararukwa. Noneho nta kindi kizakuvana ngo kikwinjiza ahandi Imana igushaka. Nuko Imana izagurutsa umuntu akakurwanya, ugafata umwanzuro wo kwimuka. Niwimuka bizagenda gute? Uzabugana mu mugambi w'Imana, uzabugana aho Imana yavuze yuko uzagera. Uzagenda ku bw'isezerano, ukomeze ugende. Isezerano ukomeze ukagenda, ariko Imana yarivuze ibizi uko bizagenda. Imana yateguye ibizi uko bizagenda. Abrahamu aragenda ava kwasi, asiga bene nyina, asiga bene wabo, ngagenda wenyine. Ntabwo yari wenyine, yari kumwe n'icyo bita isezerano. Mbabwiye ngo burya nubwo ubona uri mu bibazo, ntabwo uri mu bibazo wenyine. Hari uwo uri kumwe n'icyo bita isezerano. Nubwo ubona uri murababara, uri kumwe n'icyo bita isezerano. Nubwo ubona abantu bakwanze, uri kumwe n'icyo bita isezerano. Nubwo ubona abantu bagusabye, uri kumwe n'icyo bita isezerano. Isezerano rituma abantu baguhagurukira kurwanya kugira ngo winjire mu kindi gihe cy'Imana yapanze ko izasohezamo bya bindi. Amaboko y'abantu azananirwa, wibwire ko birangiye, ariko handi maboko azaza kugufata kujya kwiriza mu isezerano. Bibiliya yabivuze ngo Imana ikurikirana isezerano ryayo. Imana ikurikirana isezerano ryayo. Imana ikurikirana icyo yavuze ku muntu, kandi ikirinda imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Muri make Imana irinda ikintu yavuze. Umwana w'umuntu aragusezeranya, ijambo agusezeranyije yagira ngo akarihindura kubera n'umwana w'umuntu. Ariko Imana yivuze ngo nzabana nawe, ni isezerano ibiguhaye, irakurinda. Impamvu ikurinda nuko rya jambo nzakugirira neza iba yararivuganye nawe.
rero Imana irinda rya jambo yavuze kuri wowe. Mubwire ngo uri mu babaro, ntabwo umubabaro wawe wasubiza inyuma isezerano. W'abantu bahagurukiye ukabona ko baguhagurukiye, ntabwo abantu basubiza inyuma isezerano. Nta kintu na kimwe umwana w'umuntu yakora ngo asubizeyo umugambi Imana ku buzima bwawe. Wanyumvishe se inshuti yanjye? Ndimo ndakubona wowe abantu bahagurukiye, ndakureba aho uri ufite agahinda, inimba n'agahinda. Ndakureba utinze kubyara, ndakureba utinze gushaka wa mukobwa we, ariko umva iki ijambo rivuga. Imana irinda rya jambo yavuganye nawe ko izakugirira neza. Imana irinda rya jambo yavuganye nawe ngo uzabyara. Utarabyara naho uzajya, utarashaka naho uzajya. Utarabyara. Rimwe ngo umuntu bita Hana, Imana yajyaga imubwira ngo uzabyara, ngagira uwo bita Penina aramuhagurukira. Penina arahaguruka, Penina aba Penina. Penina arahaguruka aba Penina. Abantu baramuhagurukira, mubwire ngo Penina nagaruka ahaguruka wenyine. Penina bafite n'abambari bicika ururondogoro, ariko ngo yari afite ijambo mu nzara urubyaro. Mbibutse ko ijambo Imana yavuze, waba uri mu Rwanda yarisoza, waba ari diaspora yarisoza. Mbibutse ko ijambo Imana yavuze rituma dutambagira ibihugu, rituma ugenda mu modoka, rituma wurira indege. Hari impamvu Imana yakurinze, ni nayo mpamvu igiye kongera kukurinda. Ese mbwiza ukuri, Imana se yavuganye nawe? Imana se yaguhaye ijambo ugendana? Arega abanyamasezerano tuba dufite ibanga abisi badafite. Buriya cyo nkundirira Imana, abantu bajya beza ngo abapagani n'abanyamasengesho cyangwa se abisi batandukaniye n'abakristo. Abakristo nkuko umuntu umunyagihugu agira irangamuntu, nanjye ndayifite, natwe abakristo tuba dufite ubundi bwene gihugu bw'ahantu. Aho rero mu gihugu gisanzwe abantu bahabana permis provisoire, irangamuntu, passport. Ariko mu bwami bwo mu ijuru, muri cya gihugu cy'abakristo, tuhabana amasezerano, tuhabana nzabana nawe, tuhabana nzakurinda, tuhabana nzagukiza, tuhabana bazakurwanya ko bazagushobora, tuhabana na nzakugirira neza. Haleluya. Tuhabana n'ijambo rivuga ngo uzaca mu mazi ntacyo azagutwara, ntago azagutembana. Tuhabana n'ijambo rivuga ngo uzaca mu rero ko ntago uzashya. Tuhabana n'ijambo rivuga ngo bazagutera bace inzira imwe batatanyije muri 7. Tuhabana ijambo rivuga ngo ahari bazaterana ko sinzi uzabateranije. Tuhabana icyo bita amasezerano. Noneho amasezerano ntago rihabwa kuba warize menshi, ntago isezerano rindira kuba uwo kuba ministry. Isezerano rihabwa uwa Kristo. Noneho twari turi ku kintu bita isezerano. Abraham isezerano yamutwara, rimwambutsa imisozi. Icyo ni ikintu kidapfa. Hari ukuntu umuntu ajya muri situation akumva ko ibyo byarangiye, hari ukuntu umukobwa atinda gushaka kumva ko byarangiye, ariko oya, isezerano rye tuma tubona ubuzima aho abandi baburiye. Woroze ko isengesho rikurindira mu bantu ibihumbi bagapfa, ariko ryaje Imana avuze ngo nzakugirira neza, rigatuma Imana ikurindira muri ba bantu. Harega ijambo nza cyo bita isezerano. Isezerano rishobora gutinda, yego, ariko ritinda ku bantu, ntabwo ritinda ku Mana. Kubera yuko Imana itanze isezerano, uyu munsi navuze ku kintu bita isezerano. Iporogaramu igiza risohoreza, iporogaramu
ibizarirwanya, iporogaramu ibizarirwanirira. Buri isezerano rigira abaterankunga babiri, rigira umuntu urirwanya rikajya n'umuntu urirwanirira. Bivuze ngo isezerano ni umuntu urivuga nabi n'umuntu urivuga neza. Abo bakurwanya si abanzi bawe, ahubwo ni abaterankunga b'isezerano. Wari uzi ko Imana ijya ifungura akagezi kubera isezerano? Hakaba hari akagezi uzavomeraho mu gihugu cy'u Rwanda amazi ukanywa ugashira inyota, ariko ukibwira yuko ari uzashira inyota ibihe byose. Oya, ariko Imana yaravuze ngo nza kujyana hanze. Aho ngaho ushobora kwirara ukuva ko byarangiye, kugira ngo Imana ikwereke yuko isezerano ryo kumeza hanze rikomeje niriye. Ifunga ka kagezi, kubera yuko hari akandi kagezi uzanyweraho ugashira inyota. Bivuze ngo niba abantu bakurwanyije mu Rwanda ubonaga ibintu bigiye gukunda, ariko Imana ikaba yarakwiye ko izakujyana hanze. Bivuze ngo Imana yajyaga ikwibutse ko hari ahandi ibintu bizakomereza, ntago ari hano birangirira. Hari ahandi hantu bizakomereza, hari ahandi isezerano rizasohorera, hari ahandi umugambi w'Imana uzasohorera. Uyu munsi ushobora kuba wumva yuko ibintu byarangiye kubera yuko hano mu Rwanda wowe ubwawe ubona abanyarwanda barakwanze, uvuga ati noneho reka ajye gushakira ahandi, naho ugerayo baraguhagurukira, urumva ngo byaracitse. Oya, ni isezerano. Twese mu buzima tunyuramo nta kindi gituma tubabara, nta kindi kitunyuza muri mba n'agahinda, kenshi usanga ari isezerano. Kuko rikenera icyo bita abasposa, barisunika rikagera aho rizagera, aho rizasohorera. Niwumve ngo niba Imana yaravuze ngo nzakugirira neza, nzaguha amafaranga, hari umuntu uzahura nawe ufite amafaranga, ese ishobora kunyuza mu bukene, umuntu akazaza aje kugufasha, akaguhagurutsa ibihe byose. Isezerano rifite abantu umubare. Y'Imana imaze gutanga icyo bita isezerano, destiny, itegura abaterankunga baryo kuva ritangiye kuzageza igihe rizasohorera. Iyo irangije irabika. Iyo yinjiye muri cya gihe cyo rizatangira gusohora, wisanga muri cya gihe ugatangira ugahura n'abantu. Rero niba ibisezerano ari byuko mu mwaka umwe uzatunga imodoka 3 cyangwa 5, ariko hakaba hari isezerano ry'igikomeza rivuga ngo nyuma y'imyaka 5 uzatunga imodoka 20. Muri wa mwaka uzahura na wa muntu waza modoka 3, namara kugenda hazaza abantu uzakugeza kuri za modoka zindi. Wa undi kugira ngo agenda bizagenda gute? Hazazamo umuntu uzaza kwitambika hagati yawe na ryasezerano, hagati yawe na wa muntu kugira ngo agende. Mbibutse ko mu isezerano iyo umuntu amaze gukora ibye mu isezerano acaka agenda, isezerano rikarindira wa undi noneho urikomeza. Banyamasezerano mwe kugira ubwoba. Isezerano rituma abantu bakurwanya, ariko ryongera kuzana abantu bagaciro, gatuma rikazana abandi bantu bo kugukunda. Arega narababwiye ngo nigize kubaho ubuzima nakoreraga umuntu ku gipangu, najyaga nsunika urugi, abantu bakinjira wese akanyita akadogo, dore yuko ikintu cya mbere ukora bagukorera bagiye iyo winjiye mu rugo rw'abandi ugiye gukora akazi ko mu rugo bakwambura izina. Wisanga umuntu bamwita Tantine kandi yitwaga Chantal, ugasanga Cedric bakahita barimwambura Cedric akakwita akadogo. Ariko mureke babwire, uzi ko kukwambura amazina bidakora icyo Imana yavuze. Aho hantu haba ariko ufite nzakugirira neza. Igihe cyaje kugera rero Cedric aragaragara,
reba babwiye ngo mu isezerano Imana itanga fotokopi ikabika original. Rero abantu kenshi barwanya fotokopi original ibitse. Niyo mpamvu uzasanga umunsi umwe ugasanga umuntu mu uyu mwaka yasabirizaga umwaka utamukongera guhura nawe yakugaburira, kubera yuko wibazaga kuri fotokopi. Uyu muntu waza akabwira ngo wamaye wabonaga fotokopi, ariko hari original ye. None igihe cya fotokopi cyararangiye nyine. Umunyamasezerano Imana amasezerano yacu yagaragaza muri fotokopi. Rero igihe cya original cyageze Imana irayasoza nyine. Ntuzisanga umuntu ugahura nawe arimo kugenda mu modoka ukabona amano yakarahura agupepeye, ukibaza ese uriya muntu uko cyagihe yagendaga n'amaguru uko namufunguriraga byagenze gute? Yari afite original utabonaga. Original nyine yakwiyeretse. Niko byagiye bigenda. None biravuze ngo abanyamasezerano Imana ibarinda n'amasezerano yabo. Abanyamasezerano Imana ikurikirana ijambo yavuze ikaririnda. Bivuze ngo nta kigeragezo na kimwe wahura nacyo cyasubiza inyuma umugambi w'Imana cyangwa se isezerano. Isezerano ryatuma utangira ucuruza inyanya ariko uzacuruza amangazini, ibyo nta kibazo. Nabwiye ngo isezerano niryo ndiho. Isezerano riba rinyegeje, ariko igihe cy'Imana riravuka. Isezerano rimeze nk'umubyeyi utwite. Burya ikintu abatwite ntabwo tuba tukireba, ariko imbere abitwite nyine abafite mu cyo bita boro. Isezerano ni boro. Natwe isezerano turagendana. Abantu baragusunika bakagutera imigeri, abandi bakagutuka, abandi bakaguca ibikororwa. Ako barimo ikintu bazabona. Rero ndimo nakubwira, Imana yambwiye ngo mubwire yuko wowe ntago uzapfa utabonye imirimo y'Imana. We kugira ubwoba bwabo baguhagurukiye, ntago byasubiza inyuma umugambi w'Imana. Ng'abantu bitambitse mu buzima bwawe bareke bitambike. Ubundi musabwe kugira kwizera mukamenya ko ijambo Imana avuze ngo nzakugira neza. Ibyo byonyine byari bihagije. Icyaga twa turinde kugira ngo mve ngo nzakugirira neza. Ibyo byari bihagije. Hari hagoye kugira ngo duhabwe iryo sezerano. Ntacyo rero yagutwara. Ntacyo bivuze kukwanga nashaka kwanga. Niba Imana yaravuze ko uzabayobora uzabayobora. Niba Imana yavuze ko uzambara uzambara. Kwambara ubusa kwawe umunsi ntabwo biteye ntacyo bidutwaye. Njye ndimo ndakwibutsa, wowe uri umunyamasezerano. Ndaguhumuriza, we kugira ubwoba. We kugira ubwoba ibyo Imana yavuze izabisohoza. Reka dusome amagambo dusaba mu itangiriro mbere ko dusoza. Nabwo kukira biti isezerano. Imana yahaye Abraham isezerano. 1:20. Haleluya. Amen. Kibita isezerano. Isi yabaye kubwisezerano. Wabaye kubwisezerano. Nanjye nabaye kubwisezerano. Reka dusoreze mu ijambo mu gitabo cyo kubara. Dusoreze mu kubara. Kubara ni ibice 23. Umurongo wa 19. Havuze ngo iki? Haravuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no gukora ntizabikora. Ibyavuye mu kanwa kayo no gusohora ntizabisohoza. Aya ni amagambo yavuzwe n'uwo bita
Balamu abwira Balaki. Balaki ngo yarebye ubwoko bw'Imana abwangira uko buri. Abura buri mu nzira butari niwe. Abona bagenda. Tugira abantu batureba tugenda bakatwanga gusa bakakwanga ntacyo mupfuye. Umuntu akareba kubayeho agakucya kugira ngo asubize inyuma ibyo wagezeho byose ngabishwanyaguze. Wandavure. Nese wambwira ko Balaki yashaka kugira ngo bano abahore iki. Nawamugabuzaga nawajyaga iwe. Ariko gusanga arabareba uko bameze arabanga. Isezerano ituma umuntu akwanga. Aba bani Imana yabwiye ngo muzagera i Kanani. Ariko isezerano rya Balaki mu gihe aryamye ari wose abona n'abantu badasanzwe. Isezerano y'umuntu akureba ushonje. Impamvu muzabona abantu baturwanya kandi bagurwanya uri umukene. Iyi sezerano akubonye uri umunyamasezerano abona uri umudasanzwe bati nakora iki kugira ngo uriya muntu umwice. Ikimana yakuvuze n'icyo ubona kirwa gituma abantu baguharasinga. Ikimana yavuze ku buzima bwawe wowe ubwawe nubwo utakibona wowe ukigenderamo ko Imana yakivuze ariko ntago kiviva. Ariko abantu iyo bakureba wowe barabona muri fotokopi barabona bakabona ko byanze bikuvuza ikindi kintu kidasanzwe. Balaki arabanga yibwira ko ari barwanya akabashobora ariko ntago barwanywaga. Wese nduzakurwanyaga gushobore wowe Imana yavuganye nawe. Wowe Imana yavuganye nawe ikavuga ngo nzakugira neza ikabivuga nta muntu ibibashije. Ngo Balamu aba arebye ngasinzira amubwira ati barabona ntago bavumika. Ngo bara ntago bavumika. Cyamaze ngo wese Imana si umuntu. Imana ni umuntu. Shaka kubaza Imana ni umuntu. Wowe wavuganye n'umuntu. Ufite ubwoba bw'iki se? Ntago bizaba bitabaza. Ntago bizasohora bidasohora se. Wowe urinde se udutera ubwoba ngo ntago bizakunda. Iyo bivuganye natwe si umwana w'umuntu. Icyakabe ntago ari papa wawe ntago ari nyoko ntago ari nyogosenge ngo naho tuzagera uzagerayo. Ariko ngo si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze byavuye mu kanwa kayo kubikora izabikora kandi abigishije inama. Balamu aramubwira ntajye ndakubwira ijambo rikomeye. Imana si umuntu ngo ibeshye. Si n'umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze ku buzima bwawe izabikora. Kera igiye kubikora. Igiye kubikora. Rero najye ubwiye ngo wowe Imana yavuganye nawe ntiwihebe. Imana igiye kubikora. Akira kwinjira mu mugambi w'Imana. Akira kwinjira mu muntu bw'Imana. Reka dusoreza. Nakwibutsa ko uri umunyamasezerano kandi umunyamasezerano adapfa. Mana nziza, Mana ishobora byose, urakoze ko duhaye umwanya wo kuganira n'ubwoko bwawe. Abana b'abanyamasezerano ntago bapfa. Icyo wavuze uvuganye natwe uzagisohoza. Tugushimiye kuri cya ijambo wavuganye natwe kandi ugiye kurisoza mu izina rya Yesu. Amen.